ariko basi bitewe n'urukundo unkunda nari nzi ko nkunda bitewe n'imipango twe dufite hano twaburaga amezi abiri ngo dukore ubukwe geza aho ngaho ugenda ushaka undi muntu muko cyangwa ugenda ujya gukorana na mama wahisemo koko ubu koko narakwimye ku buryo ujya kuryamana na mama narakwimye wisebye ndakwima kubera iki wabikoze kuri wakuroze sinzi ikibazo wigenda ndakwinginze nyumva ibintu bibaye ntabwo bizongera mvuga iki urajya kuvuga mbase mubwire mama wawe yansabye yuko ibyo bintu mbona nimusuzugura ashobora no kukunyima cyangwa akanazaduha umugisha ariko mbonye yuko byose byabaye n'ubundi byose ari kimwe n'ubundi giye kukubura ubu niwo mugisha ugiye kubona ni mama wawe niwo mugisha ubonye niwo mugisha utahire ariko simana kuko ubuzima bundi umuntu wabayemo ni ukuzunguza agatara nako katagenda nirwa nicaye ahangana n'abakiriya ndi kubona mbese amaherezo y'ibintu kuko ntayahe reba n'abandi bakobwa bose ukuntu batambuka basa neza reba ashobora ukuntu ateye neza yambaye neza ngo njye nukirwa nicirwa n'izuba no kuri uyu muhanda gusa kuko mani ibi bintu umuntu azabibamo kugeza ryari ako sishobora nkuvuga ndababarira ibi birajya mu nkumva iki urambabaje reba ukuntu uciye n'umuryango kabiri urumva udafite ikimwaro shuri basi kamubwira ndakungize n'umutima wanjye ndakwinginze mbabarira ibintu bibaye ni mama wabiteye we ntabwo ibyo ugira no kuba wafata ntabwo utekereza urambabaje Ariko abantu bandangiritse none hasi. Ndimo no kubona ikintu mbwira. Chris, no. Bana, basi reka mbwira. Tuzi nyine mbwira. Sibyo. Ibintu bibaye ntabwo nzongera. Mama wawe nani? Ndimo kubura. Nanjye ndumva ari igisebo. Kubona basi mbonye ndyamanye na mama wawe. Birambabaje. Uransebeje mbere y'abantu bose nuko nguko uransebeje Rana urambabaje Chris wowe nzi Rana ukifata ukaryamana na mama wanjye base nimba bishakaga biza tukabikora ariko ukareka kunsebya urigaragaje imbere y'abantu bose imbere y'umuryango duciyemo kabiri use nakongera gukundana nawe nzi ko aryamanye na mama ntabwo basira mubwira ntabwo ibintu byose imipango yose twari dufite ntabwo bitihagarara no imagine kongera gukundana nawe nzi ko waryamanye na mama byenye iki kintu n'umuntu wari wese wacyumva na hanze agufata kutagira ubwenge udatekereza twakoresheje agakingirizo ariko kashika ngaho wangigera uracyari kuvuga twari mu bisurushye uracyarimo kuvuga nta n'isoni ufite ndakwinginze basi urambabaje no mu buzima urambabaje Rana nuza burya nta n'ikindi kintu twakongera kuvugana none mbabarira no kuri iryo kosa nese akanya tuhagaze aha ngaha ntabwo amakosa agusorwa n'andi makosa ibaze mbwira ukuntu twakosora amakosa birakuraho se ko waryamanye na mama
birabikuraho ntabwo biri bubikoreho ariko nese uri kumbwira iki Chico, bitese? Are you okay? Meze neza? no Habaye iki? Nuse kutari mu kazi wasohotse bimeze bite? Anyway ntakimanyima ntakire simbizi. Njye nahagira. None se kutari mu kazi? I'm sorry Sorry for what? Habaye iki? unyihanganire nyine tu kuko ubu ngubu ntabwo ibintu bimeze neza habe na gatoya. What do you mean? Kutishimye habaye iki? Ntabwo nyiri mu kazi. Nowe ntabwo bishoboka. Habaye iki se nihe mpamvu yatumye uva mu kazi? Nyine nkuko natangiye mbikubwira nyine amusosora nyine ndakwihanganishije cyane pe. Nise uki ngiye wanyihanganisha ahubwo ninjye kandi nkihanganisha. Sorry nyine nimba muri se habaye iki byaturutse kugira ngo utari mu kazi muri kano kanya. Mwana nakoze amakosa. Ibyumweru bitatu bishize inyana z'imbwa zaranshutse. Turangije dukora amakosa ngiye ntari nanabipanze. Baturikije deal y'utumiliyoni 5 bamereza no miliyoni 2 bambwira ko ibintu babikurikiranye neza ku kazi batazigira babimenya. Kubera ngiye nagiye gutanga raporo ntafite amakuru yose ariko muri raporo natanze niho ikirego kiturega cyavuye biza kugaragara ko izo miliyoni 5 zariwe kandi binagaragara ko izo 2 bazimpaye. Mungu mvuye ku kazi banyirukanye. I don't have any job anymore. My God. God, sibyo. Tangane. Umuntu nyine burasa nabura sefu. Uzabona nakandi. Gusa nyine ndakumva cyane. Ndakumva situation irimo ntabwo ikoroheye pe. Birambabaje cyane numvaga byibutse tugiye gukorana. Nzajya nkubona na hafi yanjye buse kuko nzajya mba ndi mu kazi ngiye nyine utanahari bizagenda bite. Emery ni kubera icyo uri kumva ko kuba navuye ku kazi nawe nta kazi ugifite. Why? Bihuriye si byanjye n'ibyawe. Ngiye mfite akazi kubera ko sambwise ko Yesu ufite akazi waragahawe. Urabizi neza ko umuntu agomba kukugeza mu kazi ari njyewe. Aka kanya ndi kukubwira ko akazi kanjye ntako nyifite. None se wowe nanjye duhuriye hehe? Ngiye wambwiye ko akazi nakabonye. Right? Kuba wowe bakwirukana nkajya mu kazi. Amen. Sinzi niba n'ikibazo kirimo aho ngaho. That's why nakubwiye I'm sorry. Excuse me. Remember, ibyo promises. Nibuka ibitabo byose ndatanze kubera kano kazi. Iyo mikino ntuyizanye. Timunda byumva. Iyo mikino ntuyizanye. That's why natangiye mubwira I'm sorry. Jesus Christ. Okay. Rana. Ndabizi ko nkoze amakosa kandi atababarirwa. Ariko basubite n'urukundo umwunda nari nzi ko nkunda. Ite niyo mpango dufite. Hano twaburaga ameze biri ngo dukore uko. Gezanga ugenda ushaka undi muntu muko cyangwa ugenda gukorana na mama. Wahisemo. Koko ubu koko narakwimye ku buryo njya kuryamana na mama. Narakwimye. Winsebye ndakwima. Kubera iki? Kuri iki wabikoze kuri. Nakuroze. Sinzi ikibazo. Oya wigenda ndakwinginze numva ibintu bibaye ntabwo bizongera. Mvuga iki? Urajya kuvuga iki? Ndasi mubwire mama wawe yansabye yuko ibyo bintu mbona nimusuzugura ashobora no kukunyima cyangwa akanazadura umugisha ariko mbonye yuko byose byabaye n'ubundi byose ari kimwe n'ubundi giye kukubura. Ubiri niwo mugisha ugiye kubona. Ni mama wawe. Uyu ni umugisha ubonye. Niwo mugisha utahiri. Ugenda ukorane nawe ukwe. Sibyo? Ibyo byose twapangaga ugenda ubikorane nawe. Ntabwo bya ndumva nanjye ubwanjye bindinze. None ndakwinginze. Ndakura! Uri kumva ndakura!
wongeye kubura nta n'isoni ufite ubona umva basi mubwire wongeye kumfata okay kamubwire bwanyu basi wenda ugende wicare ubitekerezeho ubone yuko urukundo rwanjye nawe wenda ari rwo rwa mbere ndarahira izina ry'Imana isumba byose ndarahiye kuri muntu ntabwo nshobora kongera gukora ikosa nakoze ubu nyine nakoze ntabwo nshobora kongera ndakwinginze ndabizi ko muri aka kanya ufite agahinda ntabwo urimo gutekereza neza rero ndakwinginze urankomerekeje gusa igikomere kitazabasha kuva mu mutima wanjye urambabaje nanze gusuzugura mabukwe niba nanze gusuzugura nagira ngo ndakwinginze wamwubashye genda mukora n'ibintu byose urampemukiye no mu buzima ntabwo nzi ko udatekereza mu mutwe wawe ntabwo nari mbizi ko udatekereza kuri uru rwego mama bose yaza kuba ari undi muntu ariko atari mama ariko uransuzuguje mu bantu bose untesheje agaciro hano ubwo byakunda angegera we gusa Chenko, iyo mukino ntabwo nishaka. Okay. Nta n'impamvu yo kuvugana nawe. Bose se ahari ndagenda mvugane nawe. Gusa nyine sorry for your loss, sibyo? Ubw'akazi kawe uzabona n'akandi. I don't know how. Ariko reka ugiye kugenda ubwire boss like urimo no kunyereza amasaha arimo aranamfata ubuse nanjye nibarerukana. Kujya kuba ikigoryi imbere y'uramu boss. Urabizi neza ko gahunda yanjye nawe nta kintu ayizo. Urabizi neza diro twari gukora kari jya wari kugushyira mu kazi twabanje gukuramo undi muntu. Hanje gukuramo undi muntu mu kazi se kandi ubona nta kazi nyifite. No. Ese ukumva ubuje ugiye kuja rwari imiro. Reka nizere ko oya, reka nizere kuri kumbeshya. Reka nizere ko oya ntabwo byashoboka. Ntabwo ugeze ubwira boss wawe ko hari umukozi mushyashya. Mubwire. Jesus. Ese kuki wirengagiza diro twari gukora? Nagombaga gukuramo undi muntu nkakuza nawo. Chenko kumbere yimbwa ndabigenza nde. Ni byose twakoranye njye nawe. I'm sorry. Chenko wandebeye ubwambure. Remember that. Kugira ngo ngire muri kano kazi. Ngitambo natanze nawe urakiza. Ariko urabyibuka neza ko nanjye atari njyewe. Ntabwo ari njyewe wikuye ku kazi k'ibihumbi 500 ntabwo ari njyewe ibyo bintu byose. Ariko ibyo ntabwo byandebaga. Wakanabwira umukire wawe ko hari umukozi mushya ugiye kuza mu kazi. Ntabyo namubwiye Merende. Kubera ko uburyo twari kubikora ntabwo byari ikigoryi. None isinyisha urumanda sazi ndasaze. Kiko. Urakinsubiza. Uransubiza ibyanjye. Semeri tutabeshye nyine ushaka iki? Icyo ushaka ni iki? Wanyambuye icyubahiro cyanjye. Uransubiza icyubahiro cyanjye Chenko. Urabizi ko naryamanye nawe ndisugi. Cyo urakizi. Chenko. Aka kazi nari nkababaye. Yaba ruzi ibyo nacagamo. Chenko, nanzi ko aribwo mbonye amahirwe yo gukora nkajya gutunga mama. Emery, I'm so sorry. Sorry for yourself. Nagerageje gukora uko nshoboye kose. Nanjye kano kazi nari nkakimwe. Hari byinshi kari kamfasha. Ntabwo ari njyewe wishimiye kubura akazi Emery. Ntabwo ari nanjye wishimiye kubura akazi kawe kubera n'ibyo bitambo byose kwagusaba. I really know. Ariko nanjye ntabwo ari njyewe. Chenko, uramemukiye. Icyizere cyanjye naguhaye. Ninza kubona nabikoze n'umuhungu nkundana nawe. Mbuze byose. Nuko urakoze. Emery, I'm sorry. Mbere y'imbwa nk'imbwa zose nahuye nazo. I'm sorry. Chenko, ibintu uzabyicuza. I'm sorry. Ibintu uzabyicuza.
zageze nziza kandi ziryoshye. Uze muhaye ni make n'ijana ryonyine. Babona ibikorwa byo muri uyu mujyi ukuntu ari ibicucura. Urabona ukuntu ndereye imboga hasi. Mama mubona mwariye nkahaze mpereza uruboga rwanjye aha ngaha. Mama mbabarira. Urimo kurira? Ni ikihe kibazo ufite? Reba hano umbwire ikibazo ufite. Mama mbabarira ko imari yanyangirije. Ataye umutwe. Mbabarira. None se wabaye? Ufite ibibazo byinshi. Umukobwa mwiza nkaho kumubona ari kurira, ubona uri umusirimu. Hano bidasanzwe. Mama, kumbona ndi gusa. Ushobora kuba umbona ukagira ngo narahiriwe cyangwa nagezeyo. Ariko umutima wanjye urabuze. Ndi kubona usa neza. Wambaye akanzu keza, uri umusirimu. Bakubwira ko ibyo byose nta kintu kivuze muri kano kanya. Mareka ndeka gutera ibibazo byanjye, ndeka kubigutura. Ngira yewe ni dore naritse imari yanjye aha ngaha kugira ngo mvugishe gusa wumva ngewe biramubasha kubona umeze gutyo. Kandi uri umukobwa musirimu, reba n'iyo misatsi yawe ukuntu uri kurira umukobwa musirimu gutyo. Ngira wenda rega ari inama nakugira. Mama ukundeba uku nguku. Ukubona nsa gutya neza nambaye neza. Nta cyubahiro nyifite. Icyo nafatwa nk'agaciro kuri jyewe. Namaze kugitakaza. Niko gahinda ubona mfite. Nawe neza reka ntabwo ndi gusobanukirwa. Icyubahiro kandi ko ntugifite. Muhombye byose muri kano kanya. Narigeze mu gihe numva ko ngiye gukora. Nkavunikira umuryango wanjye. Nkavuza mama. Niteguye kubona akazi keza pe. Kugira ngo nanjye mpindure ubuzima. Abanjye. Ariko byose birangiye mu kanya nk'ako guhumbya. Nizeye umuntu. Nzi ngazangiza ku nzozi zanjye. Zo kubona akazi. Umuntu nizeye. Niwe unengukiye muri kano kanya. Natanze ikintu nifite cy'agaciro kuri jyewe. Wari kumpa akazi. Natanze igitambo. Undi se wishe umuntu. Birenze no kubona kuri njyewe bitewe n'icyubahiro cyanjye numvaga mfite. Nemeye kuryamana n'uwari kumukoresha wanjye kugira ngo mbone akazi. Si impamvu uri kumva ufite ubwoba se. Nuko ari ubwa mbere. None se Nuko numenyera bizakunda. tuzabikorera hehe? Ntabwo ari kera noneho. Just now. Mu biro Nta wundi muntu ujya winjira hano mu biro byanjye. N'umuntu ugiye kwinjira abanza akampamagara. Batuzabikoresha. Ejo ndagusezeranya. Urashaka kubura kano kazi ariko? Ntabwo nakabura. Ibaza hari hagize n'umuntu tukingura agasanga. Hari aho uri bujye kubizana se
wabyibagiriwe ku buryo urinda kubyimura ukabishyira hejuru. nyine ndacyafite ubwoba nyine. So what if ejo ugarutse ugasanga se n'ubundi still nanjye ibyo nagushakiraga byararangiye. Ariko nyine wowe mama hirwa nyine gusa ejo nzaba nabyiteguye. Mbabarira no. urimo uransetsa umeze nkaho udakeneye kano kazi. Uzi se navuye no mu rugo nakarabye. It's okay. Natangaza kugaruka n'ingurube. It's okay. Nakarabye. Nibyo gukaraba nabi. Okay. Ufunguye ikote ryawe? Kabana rwose kamwe ukuntu ugenda. Iki wenda reka mvuge ko icyo ngicyo atari ikibazo. Ikibabaje kurushaho kirimo kirananshengura umutima muri kano kanya. Namuhaye ubusugi bwanjye tutanakundana. Nicyo gitambo gikomeye natanze no muri kano kanya ndimo ndicuza. Ndumva isi yandangiriye, ndumva ngiye gusara. Yesu we, umukobwa mwiza nkawe ntabwo kubonye rwose mbona umukobwa mwiza usa neza rwose unezerewe, ntabwo umeze nkanjye aha ngaho urigawe n'utudodo rwanjye dore twabuze abaki. Ko biri wenda wowe ufite bike ucuruza ukagira amahoro y'umutima ukabisangira n'abawe wishimye. Yewe nanjye nimba y'ubwo buzima nishimye, ariko muri kano kanya nagahinda gusa. Nese ubwo buriya buzi ko abakobwa bose bo muri uyu muryango uko bameze. Mama reka ndebe gutura ibibazo byanjye. Oya disi ndakumva. None se uwo muntu reka mbere kujya kwicururiza. Oya banza umbwire. None se uwo muntu byagenze bite? Ubwo yahise nyine yanga kuguha akazi burundu birarangira. Akazi nakabuze. Mfasha rero mubwire rero icara tuganireho gato. Byarangiye akazi nkabuze. Umva rero mubwire. Wari kukamana bamwirukanye. Ubu nahantu hamwe mfite ho kujya. Cyo nanizeye. Wikuheba reka. Usa wiheba ngiye biragenda gute kandi ubona nanjye ubuzima mbaye. Umva mubwire. Sibyo? Rwose uri umukobwa mwiza pe. Urasa neza. Wenda byabayeho ariko ntibizasubire. Ngiye mugiye inama nk'umuntu w'indushyi byabayeho. Nawe n'ubuzima bungoye ariko ntago nigeze ngira ute. Nawe ntago ubwamure bwanjye. Ntumvura nambaye gutya, muranyine nirwa kuri izuba yo kuri uyu muhanda, nzunguza utuboga twanjye. Nabona icyo kurarira nyine nkaryama ngashima Imana, ariko sinjya njyamana n'abantu ngo bamwe amafaranga. Bikwigora humura mbonye isomo ntago nakubye. Rwose ntuzongere ugenda wicare mu nzu witurize, nujya ubona n'icyo gihumbi cyawe ushima Imana, ubundi wirire wiryamye. Mama urakoze. Mabuja turageze nanga ese matanya washirangiye akubwira ubugeze ngewe Kigali yose ndayizi neza cyese nimba ari we wibeshye
naho nigenda bizikaranga nanga pe kandi numvise ari umusirimu ntabwo yambwira amakuru ukuremo kasike koze rwaye neza ngewe rigana izi perimi igihe nayiboneye uzi gutwara cyane kimutarashyira ukumva kiri kunuka hano kizi nimba ari iriya ruhurura ntabwo nta kintu kirimo kunuka hano ndumva hari ikintu kiri kwanuka wagira ngo imbwa yapfiriye hano izo ni amazuru yawe ntawe ujana nta kintu kirimo kumva kabisa cyari iki gikorwa cyica hano kiri kunukira hano so ari kunuka mabuja nawe reka ntukavuge nabi abana umwana w'umukobwa kandi nawe uri umukobwa ntabwo uri kumuvuga nawe motari uretse ko umuntu avuga ibihari ndumvaga ntaze imyuka iri kuza hano nta myuka nayo kabisa wese ko atari kuza kumbaza akamuhamagara ahubwo uzi kutanyishyura mabuja wishyure oya akamuhamagara kwishyura hari ikibazo nawe ufite ya mico y'abakobwa baza ngewe reka mubwire mabuja utarahamagara ngewe nta mukobwa nshobora kwishyurira moto kubera iki yewe never nta mukobwa none mwebwe abakobwa ni mwe mugira amafaranga ndetse ko mbaje kugusura nyine ubuje kunsura none iyo moto ubujeho n'injye uba wayijeho ompaye ubu nawe araje anyishyura araje kwishyura nyine shaka nze ndebe umuhungu ukishyura moto muri kino gihe nta muhungu w'ikigali ukishyura moto arayishyura maze ku buryo uva hano ukajyana za Nyagatare kuri moto kandi bakayishyura Nyagatare kuri moto kandi wasanga nawe ujya ubahamagara ukabishyurira usibye ko njyewe namaze kubikemura ariko kubikemura nasanze abakobwa batari ngombwa ndimo gushaka amafaranga njyewe ndimo gushaka amafaranga njye naje uzi iwacu ahariho i Rusizi uri umunyarusizi ni umunyarusizi pe ari abantu ndabatinya urabatinya ndabatinya cyane abantu b'i Rusizi cyane ubatinyira iki nyine mbona ari abantu utamenya ukuntu bateye nasana ngeneye nabi nane ngeneye nabi nusika rwa mbere tuzere nyireketse nk'abantu baba ari inshuti zabo nibo bamenye Karo wakoze kuza rero murakoze gusa nyine sinzi niba akazi kose uzi ko gakora nicyo mfite impungenge cyonyine ugenda bikurikirana fresh akose urabona njye ari akazi kananira kereka ko nashaka nyine yarumva nagize amakenga kubera ko nyine mba nkeneye umuntu uzi gukora akazi kose kuko ntabwo mba ndi mu rugo urabona ko nsanze ku kazi ubwo rero biragoranye ko wajya umpamagara ngo byapfuye byanze nyine biba bigoranye oya njye bitewe n'ukuntu nkeneye akazi nta kazi kananira none se mushite wawe yagusobanuriye ntabwo yansobanuriye fresh ariko nyine yambwiye ko akazi gahari nyine kandi ako nifuza akazi ko karahari ntabwo yakubeshye ariko nagira ngo ikintu nashaka kumenya cyane cyane mashaka umuntu uzi guteka kuko nicyo kintu kingora guteka yego mu bijyanye n'iki muri resitora muri hoteli uye mu rugo iwanjye mu rugo ko ndikubona ibyibajijeho cyane ntabwo yakubwiye mushite wawe ntuse njyewe nawe umukozi wo mu rugo cyane rwose akugira ngo umukozi wo mu rugo ntarutwa ndasubira kuragira ingurube zanjye n'intama zanjye nonese kare bakubwiye ko ushobora gukora iki hano i Kigali njyewe bambwiye akazi numvaga ari nk'akazi ko mu biro mbese akazi nyine kiyubashye bitewe nyine na level nari ndiho n'urwego ndiho kwa nyine numvaga ko ari akazi kisumbuye numva ukeneye akazi ko mu biro ibyo bigofero ndikubona wambaye ntazi n'ibyo biherena twubahane njyewe nyine ndi ku rwego ku buryo ntakora akazi ko mu rugo ushaka ameze gute akazi ko mu biro mbese ko kujera ibintu nyine wabishobora birimo ibiceri nyine wabishobora ntabikurikirana fresh cyakora ndatangaye none se mugenzi wawe ntabwo yagusobanurira akazi uri gukora Karo
ntabwo yakambwiye ariko nyine yambwiye ko akazi gahari mpita mbyibwira nyine. Nonese waje gushaka akazi cyangwa waje gushaka amafaranga? Naje nje gushaka amafaranga ariko nyine n'amafaranga nari nyafite nubwo atari menshi cyane ariko nyine nashakaga yisumbuye kuyo mfite. Wakaba uri kuba wambajije atabukuzanye ibintu amafaranga ngari ko waje gushaka amafaranga no waje gushaka akazi. Aka kazi ko mu Rwanda ntabwo nabikora. Cyangwa nuko wamenyereye kuragira ingurube n'intama zo mu cyaro urumva nawe mu mujyi uzajya wirirwa nyine uragira ingurube n'intama ntabwo byose kuzana. Ya nubise urumva nava ku ngurube nasubira ku ngurube. Okay. Akibazo amagara uwo mu baze bakwishyurira nyine. Amagara n'ishuri. Umuntu wirata ntabwo nzi ko utakwishyurira nyine. Ariko bana ajya batari. Hello? Sheri. Iri wese twahageze. Ura wishyura amatara. Mbese Nibakuruka njyaniye amata wandekuye Meriza amata yanjye nakuruka mbere na telefone wandekuye wowe wa musazi we Ndakura meriza amata yanjye mfata amata yanjye urabona umuntu adashonje Oya shonje usasanze ibyo birago bindeba kuko ntago ngiye muhahira ntago muhahira namereza ibya Ndakura ashaka kuyamara mukangurira n'undi yayamaze Ndakura namereza amata ngenda mutsindagira ndakamfata amata yanjye reba ukuntu mfashe oya nakuruka mbere na telefone oya ndekura Oya ndekura Oya ndekura ukuntu mfashe akanjyanira amata Oya reba ibintu nkoreye Oya reba ukuntu amariye amata urangurira yandi Oya ndeka tuza nakuruka amata Yurushye se nkora iki tuza ugire ariko si muta Bibi ni iki? Bibi ane telefone aseta ntwarira n'amata Mata raramfasha njye kunywa amata njye none arayanywera arayamaze cya gikobwa None se muti ibintu byaba hano ni ibiki? Reka mubwire agarara hano ukuze ibintu byaba hano ni ibiki? Biyo kinjana amata nyine reka bansobanurire ibintu bibaye hano ni ibiki? Bibi tuza mutaransobanurire muta ni ibiki? Bigenze gute ibyo ngibyo ndi kumva? Umva rero musore Siko ikintu kimwe ari no ruguru ari urusaku kuri kubera anga nyine kananye musobanurire sibyo Yishiri wawe yaje hano yemuzanya hano twayitori duce kuri no mukobwa ariko shiri wawe afitemo akabazo nyine bwoko kibigenze gute kurya nyine atangiye avuga ngo hano ni ibiki ngo birimo kwanuka arimo kwangura mukobwa ngo arimo kunuka ndamubwira ati na mukobwa ntabwo agakwiye kubona kuvuga umukobwa mugenzi wawe gutyo ndamubwira ati ntabwo agakwiye rero yarafite kari akabido rwose nanabyemera uriya mukobwa urumva arashonje uko umuyana usanga adashonje ibyo birumvikana njye nshaka kumenya impamvu yateje urusaku yego rero agiye guhamagara kugira ngo uzunyishyure uriya mukobwa ahita aza amushikuza ako kabido yari afite nyine karimo amata unajya kukarwanira bisobanura ko amata ari yateje urwo rusaku ndamumva ibyo bintu wakoze wari byo nose sibyo ngenda muzi kurya ngenda nese ntabwo uri kubona ko umuntu ababaye nta nubwo wayagura ukaza uyamuzanye cyangwa gutya agukuye kuri moto ukabona ko yakenewe kuyamuzana ariko ntabwo yansabyeje yanshikuza ni umusazi se mbimenye ko okay dukomeze moto rero nari mukobwa ati se bitewe n'ukuntu wiyubaha urana ukuntu umukobwa w'umusirimu umeze neza ejo nawe n'isaha nawe waba umeze nk'uriya mukobwa cyangwa ukaba ukeneye ubundi bufasha ugasanga umuntu akwimye ubufasha ese ni gute waba ufite ikintu cyo kurya ubona umugenzi wawe akeneye ikintu cyo kurya ntutume n'umuhe icyo urarinda wowe ntabwo wagenda umujyana muri resitora ufite amafaranga ukagenda ukaba wanamugurira ikintu cyo kurya nawe umva ikintu cyatumye uteza urusaku uri umuntu w'umukobwa w'umusirimu urumva njyewe utari kunsebya icyo biba ngusebeje amata ushobora gusubira no kuri alimentation ukajya kuyagura Chizuru ukata yansabye ahubwo ejo yanshikuza swera yahise tumye telefone yanjye ukuntu wavuga ko telefone yawe nta kintu ibaye yikubise hasi ariko ndi kubibona ko nta kibaye ayo mata ntabwo wari kunegereza nkaza nkishyura mutari tukagenda mu rugo nta kibazo ibaze umukobwa utunze iPhone akajya kurwanira amata
byose bihuriye. ibyo bintu moto yakwishyura oya ntabwo yanyishyuye. Oya nanu bebe wimwishyura. Ndagukubita. Oya wimwishyura sheri wimwishyura. None se gute batanye mu nyishyura? Iki se kandi byose iyi moto ni ya papa wawe. Moto ni ya mama wawe. ntabwo bakwishyura. bebe uracyari guteza urusaku hano ku muhanda iyi moto ngewe nawe waretse tukishyura umumotari akagenda uyu nawe amata yayanyweye natwe tukagenda ukajya kunsobanurira ukuntu uza guteza urusaku mu muhanda ko kirakiramo nimero yawe mata Tukara handi nawe tuzahurira. aha ufite agasuzuguro nako ntabwo birangiye sister utwihanganire sibyo twihanganire sinari ko biri buze kugenda gukubita yankiriyemo gusa kuri umukobwa mwiza kuko moto yaje kandebe siyaje sister ati tubabarire bose nawe ndabona uwo mwana mwiza kabisa umukobwa uzamumwigishe Sundi kari warashaka kukuzajya uhembwa umushahara amafaranga angahe umugabo wifuza ayo mafaranga? 250 gutyo. Ni amafaranga washipangira? Yes. Sabiza amashuri angahe? Iby'amashuri tubireka ariko ngewe noroye cyane cy'ingurube mba mbizi ko nyuma y'amezi 3 kiraba cyungutse 50. Uko biba bimeze. Urumva ushaka kujya wunguka 50 ya buri kwezi? Cyangwa ya buri munsi sinzi uko ubitekereza. Ariko wamaze kumbwira yuko waje gushaka amafaranga. Ntabwo ari akazi kakuzanye sibyo? Uyu akazi n'amafaranga nyine urumva byose birajyana. Uyahitamo kimwe ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi? None se nyine urumva ntashaka amafaranga nyine nakoze akazi. Ese kare ubundi wumva ikinyarwanda neza? Yes. Nakubajije ngo ushaka amafaranga cyangwa ushaka akazi? Ushaka akazi n'amafaranga. Hitamo kimwe. Amafaranga ni yari imbere ariko nyine ntabwo nshaka amafaranga nta byo birahagije. Niba ushaka amafaranga rero bikamwereza akazi sibyo? Tambwe ko byose uzi kubikora. Yes. Nanjye nshaka umuntu nyine uzi akazi ntabwo nshaka umuntu ushaka iki ibindi bintu nshaka umuntu uzi akazi n'amafaranga ariko wambwiye ko ushaka iki amafaranga bisobanuye ko akazi ugize ute ukaza ubwo rero reka nkubwire tutagoranye sinzi niba mushuti wawe atagusobanurira nawe wambwiye nyine umukozi nshaka uwo ari we ariko wageze hano noneho wanigomwiza no ku kazi kuwansanga ntabwo nagusubiza rero tutavuganye Mabuja nkuko mbyumva ku kazi kawe nako mu rugo ni gashinga ariko nyine uzajya umpa amafaranga tubuka nagakora narebe ase ubundi uzajya umanga museka reka nkubwire tutagoranye ubu nguhembye mu 30
abandi amabuja nawe urakoze uri umwana uri umubuja mwiza rwose ega mbone uyu ni nka sister wanjye urumva mboye sister wanjye abayeho nabi ntabwo nabyishimiye yego murakoze mushimire urakoze Imana iguha umugisha mabuja n'ukuri kw'Imana Imana yo mu ijuru ntizabikwitura njye nta nubwo nabona icyo nakwita aya tukoze